Yesu mwamahi indirimbo zamanutse izina jiwa ryogezwe yanyogesheje amaraso ye Yesu mwami Yesu mwami Sisiwe sana. Hallelujah. Uhebe tagakiza tamenye shibaraka mugiye ndari zikabiwe ishuri tabereye uhebe tagakiza tamenye shibaraka Ndashaka gufata akantu mu ntoki kubera ko twese dukeneye ko Imana itegeka kuramya Imana bitureba twese uzamura akantu twaririmbye igitero cyayo kivuga ngo iyo nimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga ibyo itakora ikangwa n'amacumu cyangwa imiheto itabaye nawe ushobora guhitaga imbere niko iyo nimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga ibyo itakora ikangwa n'amacumu cyangwa imiheto itabaye
dufite mu ntoki juru we ijuru ritegeka gukora abantu kuri kwima kandi juru we tegeka kandi juru we abitega gusubikira imana juru we gusa ko ari mwiza mbega ukuntu gira neza uzi amazina zamura kandi mbega ukuntu agira neza uzi amazina kandi yewe mbega ukuntu ari mwiza Oh
twese hamwe nagutakiye babaye uranyumva uranabara zamura ibiganza byawe nagutakiye Imana amashyi menshi cyane bagasabye bigatura abandi basore nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Haleluya, 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 haleluya. mu gitondo nabonye ababyeyi bari gutamba, baravuga ngo bari gutambana n'abana babo. Ndavuga ngo Imana ibahe umugisha kabisa, kandi uwo mugisha natwe batoya uzatugereho. Ibi turi gukora abana bacu bagomba kubikora. Umubyeyi wanjye yarabikoze, nako guhera kuri sogokuru amaze nk'amezi angahe yitabye Imana, yarinze apfa akiririmba. Papa wanjye yararirimbye adusigira umurage. Nza nibuka tukiri bato yajyaga asenga akavuga ngo Mana abana banjye bazagukorere, tukiri twana dutoya. Yajya muri practice yarimbaga muri Ararume akantwara. Nari muto, umwana w'imyaka 2, 3, 4, 5 akantwara. Ariko
uyu munsi niho nzamenye icyo yari makoro icyo gihe. Kugeza uyu munsi, kugeza ku mwana muto w'umuhererezi, n'uyu mugoroba ndabizi ko yarahagaze ku gatuti ari kuramya Imana. Ni ukuri ibi turi gukora. Hari igihe abantu bagira ngo turi abasazi, iyo babona turi kuririmba abandi bakabyina, abasaza bakabyina bakagira ngo abantu ni abasazi. Ntabwo twasaze, hari icyo turi gukora, kandi nitubikora neza n'urubyaro rwacu, niko Bibiliya ivuga, bizabageraho. Ni ukuri ineza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose. nanjye nzaba mu nzu z'Uwiteka iminsi yanjye yose. haleluya. Uyu munsi nibutse imirimo Uwiteka yakoze. Narimo mbibwira Yotamu mu kanya turi gusangira. Twazaga dutarama mwacu, mama akadupfukamisha akavuga ngo mureke dusenge ejo tuzarya. Tugasenga mu gitondo tukarya. Bakomeje kutubwira ijambo ryo kuba maso, kuba maso. Ufite ugutwi n'ukuri yumve. Ibi bintu bizadutunga muri iki gihugu kigoye, twebwe bitworohere kuko dufite Imana. Amerika ni iy'Imana, ntabwo ari iy'abantu. Haleluya. Ni ukuri ineza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose. Ayo nukuri ineza n'imbabazi bizanyomaho, bizanyoma iminsi yose. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose. haleluya. Ndacyarimo nibuka imirimo y'Uwiteka yakoze. Nawe ukomeze wibuke, bigutere kuramya Imana no kuyinambaho ibihe byose. Umunsi umwe twari mu gitaramo mu Makesha, nigaga mu wa gatatu ngiye kuja mu wa kane. Nari natsinze ikizamini cya leta cya tronkome. Ababaye mu Rwanda ibyo barabizi, by'amatronkome n'ibiki. Ntafite minerivare ijana ku ishuri. Twari muri ve turavuga ngo Mwami Imana ndakuririmbira, oh, uri nkuru, uri nkuru. Mwami Imana, Mwami Imana, ndakuririmbira, uri nkuru, uri nkuru. haleluya. Ngomare ni ukuri nta minerivare nari mfite, nta bikoresho nari mfite byo kuja mu kigo. Njyewe ndagenda nigendera gutarama, ndimo ndababwira imbaraga zo gukorera Imana. Urubyiruko ruri hano ndi kubabwira imbaraga zo gukorera Imana. Imana ni umubyeyi. Naho haza umugabo wari uvuye Dubai umunyarwanda tudahuye pe. Aravuga ati si uyu muntu, uyu mwana ungana gutyo, nari nkiri mutoya, urabona ko ntari na muremure cyane. Si uyu mwana